Mboneyeho no guhumuriza bagezweho n'ingaruka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akuri iruhande ataza no kugusaba imbabazi nibura yego biraruhije ariko inama nagira uwahemukiwe abazungu baturutse hanze ko ari bo batubijemo amacakubiri yego tukabereka uburyo umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ngo Imana niyo inyoheje kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo yo igira uwibyohesha. Yes, ndagushimiye wowe udahwema kudukurikirana. Uyu munsi ndakeka iki ngiki nicyo kiganiro cya mbere tugiye kubagezaho, ariko reka nshishikarize abantu bose mudukurikirana gukora subscribe ndetse ukana sharinga izi video zacu zikagera hirya no hino. Mbonereho no guhumuriza abantu bagezweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu munsi rero twanyirukiye hirya gatoya kwegera umusaza, tugiye kugana nawe turamwakira dutangire abibwira ubundi ibintu bize kumera neza. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Turakwakiriye ihanga ni kuri Shimwa TV. Murakoze kunyakira. Yego. Nitwa Pasiteri Sengumuremyi Fabian. Yego. Ntuye hano i Kigali. Yego. Ariko iyo nkomoka ni Cyangugu. Yego. Nejejwe no kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Yego. Kubera ko turi mu ibi bihe. Yego. Mboneyeho no guhumuriza bagezweho n'ingaruka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yego. Murakoze. Reka mbere yuko tuganira dusangira ijambo ry'Imana riri muri Yakobo. Yego. Igice cya mbere duhereye ku murongo wa 12. Yego. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Yego. Kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Yego. Umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ngo Imana niyo inyoheje kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo yo igira uwibyohesha. Yego. Ahubwo umuntu wese yoshywa yakuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Amen. Amen. Reka mbonere kusuhuza n'abatwumva bose bari mu mpande enye z'isi. Yego. Abaduteze amatwi bose ku uyu mwanya ndetse n'abazayadutega mu gihe kiri imbere. Yego. Nababwiye ko ndi umupasiteri. Yego. Umupasiteri mu itorero rya Kaperinawumu. Yego. Rikorera hano Kinyinya. Yego. Nubwo ribaye rifunze ariko mu kwizera Imana izarifungura. Yego. Tubona uko dukora. Yego. Nitumara kuzuza ibyangombwa leta idushakaho. Yego. Nejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana riri mu iki gitabo cy'umukozi w'Imana witwa Yakobo. Yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Ndashaka kubabwira ko Imana igira neza. Igira neza abantu bababaye, ikagirira neza abantu bose.
ibitewe n'imbaraga ziri muri yo. Imana ishimwe. Kuko dusomye ngo umuntu yoshywa, umuntu niyoshywa gukora ibyaha, ye kuvuga ati Imana ninyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo igire uwibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikeye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Iki gitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana Yakobo. Uyu mukozi w'Imana Yakobo mu bitabo byose byo muri Bibiliya 66, yego, iki gitabo nicyo nkunda. Uyu mukozi w'Imana Yakobo, iyo dusomye ibyo yanditse ibintu byinshi. Yanditse mu kwicisha bugufi, yandika kurobanura ku butoni ko ari bibi, yandika kutagira uburyarya ko ari bibi, yandika ko gukora ibibi byose ari bibi. Yego. Imana yacu ishimwe. Imana ihimbazwe. Nashatse kubabwira ko Imana igira neza. Ndi umukirisitu, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa, naho byaba bikomeye gute nta kizamvana kuri Yesu. Yesu yangiriye neza. Naraho Imana imaze kugira neza, bamaze kunsengera ku bupasiteri, mpura n'ikigeragezo cy'ubukene, ku buryo najyaga ndebye hejuru kabanza gusenga ngo Imana ikunde ingaburire, ariko ikangirira neza ikangaburira. Igihe cyarageze biba ngombwa ko nsenga Imana, nyisaba umurimo nakora kugira ngo untungane n'abana nari mfite. Haleluya, haleluya. Icyo gihe numva umutima unyemeje ko ngomba kuvoma amazi y'ikiziba. Yego. Ndi kubaha kubuhamya mbabwira ko Yesu agira neza. Ubwo nafashe injerekani kajya njya kuvoma ikiziba kikantunga, ndi umupasiteri. Yego. Abambonye bagakoma kamo. Yego. Bakavuga bati uyu ni umupasiteri ki? Kuki abandi bapasiteri bacoboye inda bariye bahaze, none uyu we ni umupasiteri w'ikiziba, aravoma ikiziba kandi ari umupasiteri? Yego. Bahita banyita ko ndi umupasiteri w'ibikeri. Ndabyemera, biranezeza, ariko nkajya nshima Imana. Igihe kigeze Imana ingirira neza, inkura kuri cya kiziba, impumurimo ufatika, nkajya mpembwa neza, nkomaraho imyaka 5. Ubu ndimo ndashima Imana kuko Imana igira neza, yankuye ku kiziba, hari ahandi hantu yangejeje. Ndimo ndashima Imana, namwe mufashe kuyishima. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana igira neza. Rero ndagukumburiza nawe kuyegera ukayihagararamo ushikamye, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo nawe Imana izakugirire neza. Nta hantu kure Imana itavana umuntu, nta hantu kure Imana itagukura. Iyo uyubashye nawe irakubahisha. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana ihimbazwe. Iri jambo rivuga ngo hahirwa uwihanganira umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa. Ikintu kigoye kugeragezwa biroroshye, ariko kugira ngo wemerwe birakomeye. Yego. Kugira ngo Imana ikwemere birakomeye, biragoye. Na nibyo dukwiye guharanira kugira ngo twemerwe n'Imana aho kwemerwa n'abantu. Abantu bo birebera ibigaragara, abantu bakareba ibigaragara, bigaragarira amaso y'abantu,
ariko Imana yireba nk'Imana, igatoranya nk'Imana, igakora nk'Imana, igasubiza nk'Imana. Ndagukumburiza kugira ngo ujye wihanganira ibikugerageza, haba mu kababaro, haba mu gahinda ufite, wihanganira ibikugerageza, urwanire kwemerwa nayo. Kuko Imana ikwemeye, Bibiliya itubwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa Imana izamuha ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Ngo umuntu niyoshywa gukora icyaha ntakibwire ngo Imana niyo imwoheje, kuko ntawe ibasha koshya, ntawe yoshya gukora ibibi. Imana ishimwe. Amen. Ba mu murongo neza, Imana izakugirira neza nk'uko yangiriye neza nanjye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Ndakukumburiza kwegera Imana, gusanga Imana, kuyisenga, ikakubwira, ikakuvugisha, ukumva ijwi ryayo. Imana ishimwe. Uretse ko iki gihe tugezemo ni igihe kiruhije, ni igihe kigoye. Kera tugisenga Imana yaravugaga kumva ko ari Imana ivuze, ariko ubu ibintu byarivangavanze. Byarivangavanze. Imana iririrwa ivuga kuva mu gitondo ikageza nimugoroba, abantu bayivugisha. Abana b'abandi aribo bavugisha Imana ngo iravuze. Imana bayihinduye Nyamatanga. Yego. Kera niyo twajyaga tuvuga tukoraho ngo vuga Nyamatanga, vuga Nyamatanga. Ni Imana nuko abantu bayigenza. Wowe rero muntu w'Imana, tutagiye kugura gatoya, hari ashobora kuvuga nk'iryo jambo ngo Nyamatanga, umuntu ntasobanukirwe wenda ikintu ushatse kuvuga. Utunyuremo muri makeya Nyamatanga imeze. Iriya Nyamatanga kari agasimba kari gafite amababa. Yego. Batungaga agati ku mugongo, bakajya bagakomaho kakavuga. Uko niko kari gateye. None abantu baravuga ngo Imana iravuze. Yego. Kandi wakurikirana ibyo yavuze ugasanga ari amahuri bagupfunyikiye. Ushingiye ku rugendo rw'umukristo wo hambere, tuvuga wenda nko umukristo nko muri 87 wenda, sinzi nimba ndi umukristo muri 79. Muri 79. Ushingiye nko ku gakiza kariho icyo gihe n'akariho ubu ngubu, ubona ari ikihe kinyuranyo cyaba kirimo? Ikinyuranyo kirimo. Yego. Ikinyuranyo kirimo cyane kiri mu bavuga ubutumwa. Yego. Abantu basigaye bavuga ubutumwa babivanga no gukora ibyaha. Yego. Nkaba ndi umupasiteri, nkaba nsambana. Yego. Nkaba mvuga n'ubutumwa bwiza. Yego. Nkaba ndi umuhanuzi, nkaba nsambana, nkaba mvuga n'ubutumwa bwiza. Ibintu rero byarivangavanze, ntabwo wamenya ibyo ari byo. Yego. Hari systeme yaje y'abapasiteri, usanga umupasiteri umuntu amuhamagaye ngo amusengere, ikintu cya mbere yihutira ni uguhita ahanura ku kanya. Wowe ubona ari nk'ikihe kintu cyakorwa kugira ngo ibyo bintu bihinduke? Bitewe nuko Pawulo yanditse ngo agabwira Timoteyo tumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibintu birushya. Yego. Ko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, ari indashima, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ntabwo byahinduka, ntacyo twakora ngo tubihindure, kereka Imana yonyine niyo yabihindura. Yego. Abana b'abantu twe ntacyo twakora ngo tubihindure, dore ko ubu abantu basigaye bifuza ibibanezeza. Yego. Barifuza iby'amatwi yabo aryoheye. Yego. Ariko niba Imana ivuze ngo mureke ibyaha, ntabwo iryo jambo barishaka. Ntabwo ubwo buhanuzi bwemewe. Icyo bashaka ni Imana ibagiriye neza, kandi bari mu byaha. Kandi ndababwiza ukuri ko iyo uri mu cyaha, nubwo Imana yakubwira gute, ntabwo gisohora icyo yakubwiye. Ntabwo gisohora namba.
nese ubundi wabwirwa n'iki ko ari Imana yavuze? Ni ndagira ngo utangarize abantu badukurikiye ahangaha kuri Shimwa TV, ni nk'ikihe kintu umuntu yagakwiriye gukora kugira ngo amenye neza ko ari Imana imuvugishije cyangwa se ubuhanuzi ahawe buvuye ku Mana koko? Ikintu cyakubwira ko ari Imana ivuze, yego, Bibiliya iratubwira ngo, iratubaza ngo ese ngo abahanuzi b'ibinyoma muzababwirwa n'iki? Muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Kuko nta mbuto y'umutini yasoromwa ku gitovu, nta mbuto y'umuzabibu yasoromwa ku mugenge, nta mwembe wava kuri voka, nta mwembe wava kuri voka. Igiti cyose kibi cyera imbuto mbi, yego, n'igiti cyose cyiza kikera imbuto nziza. Yego. Hanyuma ubu tuvugana hari umupasiteri ushobora kuza hano bitewe nuko azi ko hari abantu benshi bamubona akiyorobeka akitwararika ari hano, ariko se nagera hahandi hiherereye utari ubashe kureba ngo umenye za mbuto yera, kuko urumva imbuto yera ni ukuba mbanye nawe neza amahoro, ni ukuba mbona akora ibyiza, afasha abatishoboye cyangwa se abarusha ubushobozi, nkabona nyine agendera mu mico myiza nk'iya gikristo, ariko ahiherereye ntago tuhazi. Iyo ageze mu cyumba ntago tuba tumureba. Ubwirwa n'iki ko za mbuto yujuje yazuzuza n'ahandi utareba? Imana ishimwe. Ubajije ikibazo cyiza. Yego. Nanjye ndagusubiza nkurikije igitabo cy'umugenzi. Mu gitabo cy'umugenzi uwitwa Mukirisitu yari ari kumwe n'umugabo witwa Byiringiro. Yego. Bari mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Ngo ariko ngo iruhande rwabo hari inzira yitwa Ikigorogoro. Yego. Yari irimo umugabo witwa Magambo. Noneho Byiringiro abwira Mukirisitu ati nabonye umugenzi tujyana. Mukirisitu aramubaza ati ese yitwa nde? Magambo aramubwira nako Byiringiro aramubwira ngo yitwa Magambo. Yego. Noneho Mukirisitu abwira Byiringiro ati uwo yitwa Magambo yashuka 20 batamuzi. Iyo ari iwabo nako iyo aturutse kure aba yambaye imyenda yera, akaza gusanga uko aza gusanga ikajya igenda yijima ib'umukara. Niko n'imbuto z'uwo mupasiteri usambana, z'uwo munyamasengesho usambana, ntabwo zitinda kugaragara ko ari mbi. Iyo umubona imyenda yera, akavugana imyenda yera, mu kanya ingeso ze zikajya hanze, akagaragarirwa na buri wese. Icyo kora bazi kwiyorobeka. Bazi kwiyorobeka, bagenda biyorobeka, bigira beza, ariko ntabwo imbuto zabo zihagarara kumenyekana. Yego. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Hanyuma turimo turaganira muri ibi bihe turimo byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni nk'ayahe magambo umuntu akwiriye gukoresha, umuntu w'umukristo wuzuye uri mu murongo neza? Ni nk'ayahe magambo umuntu akwiriye gukoresha? Kuko akenshi usanga mu nsengero nk'iyo tugiye gusenga turi nko muri ibi bihe byo kwibuka, usanga abantu benshi nyine biyorobetse, ubona nta muntu ushaka kuganira n'undi, ubona ari nka gute twagakwiriye kubaho cyangwa se twagakwiriye kwitwara muri bagenzi bacu? Uko dukwiye kwitwara muri bagenzi bacu, hanjye nababwiye ko iwacu ari Cyangugu. Yego. Ariko hariyo abantu barokotse. Yego. Ngerageza kubahamagara. Yego. Nkababaza nti mumeze muti? Mwibi bihe mumeze muti? Yego. Bakambwira bati turi mu kabaro. Nkabahumuriza mbabwira ko twifatanije. Ko twifatanije. Nkabahumuriza. Nabo duturanye nkababwira ko twifatanije mwako kababaro
k'abanyarwanda bagenzi bacu bahuye n'ibibazo. Yego. Gira ikintu ubwira umuntu udukurikiye wenda ushobora kuba yarabuze abe muri kiriya gihe, wenda nawe avuga ati hari ijambo rikomeye nakwiye ku mupasiteri rwose numvise kuri Shimwa TV. Ikintu mbabwira ni bihangane. Yego. Biriya byose byavuye kuri Sekibi. Yego. Nta muntu wanga undi. Yego. Icyo nzi nta munyarwanda wanga undi. Yego. Byose byavuye kuri shitani, biva ku buyobozi bubi bwari butuyoboye. Yego. Biva ku buyobozi bubi bwari butuyoboye, ariko bwashishikarije abanyarwanda gukora ibibi. Ubwumvikane burabura. Ubwumvikane burabura, mbese bakajya babacengezamo ibibi ngo bakora ibi, abantu nabo bava hasi barabikora. Niyo mpamvu mvuga ngo ni shitani wabizanye, kuko n'ababikoze ubu bari kwicuza. Ababikoze ubu bari kwicuza, ndetse uticuza ntabwo ari umunyarwanda w'ukuri. Umuntu uticuza ku byo yakoze ntabwo ari umunyarwanda w'ukuri. Hanyuma wenda turimo twegera no ku musozo, nagira ngo nkubaze, ese umuntu uturanye n'undi wenda yaramuhemukiye muri kiriya gihe, we ni gute yagakwiriye kwitwara ku wamuhemukiye mu gihe baturanye, mu gihe asohoka mu nzu arebana nawe nk'umuntu w'umukristo? Nagira ngo nawe umugire inama wenda y'uburyo ki akwiriye kwitwara, kuko hari abantu benshi baba bagifite mu mitima yabo bakavuga ati runaka yaramemukiye, ntabwo nkuriye kumusuhuza. Kandi ubu tuvugana abenshi bakoze ariya marorerwa, hari abagiye bajya bafungwa bakagenda bakabigisha uburyo bakwiriye kubana n'abandi, bagasoza ibihano byabo bagataha. Bamara gutaha ugasanga ba bantu agiye guturana nabo, urumva, ugasanga wenda nyine aracyafitemo akantu k'ingingimira. Niyo nama waha umwene uwo muntu? Inama namuha, yego, buriya biragoye kugira ngo ubone umuntu wakwiciye. Yego. Biragoye kugira ngo ubone umuntu wakwiciye akuri iruhande, ataza no kugusaba imbabazi nibura. Yego. Biraruhije. Ariko inama nagira uwahemukiwe ni ukubabarira uwamuhemukiye, ni ukumubabarira. Yego. Abikuye ku mutima. Wa wundi wamuhemukiye atamusaba imbabazi, mu ijuru hari Imana. Yego. Ariyo twahoze tuvuga. Yonyine izamwihanira. Yego. Iyo niyo nama nagira umuntu wahemukiwe. Yego. Ingingo ya nyuma tugiye kuganiraho, ubundi tukagana ku musozo, ugasengera abantu badukurikiranye muri iki kiganiro. Ni gute dukwiriye gutoza abana bacu turi kubyara muri iki gihe, cyangwa se bari kubyiruka muri iki gihe? Ukuntu dukwiye gutoza abana bacu, yaba wahuye n'ingaruka z'iyi jenoside yabaye, yego, yaba n'utarahuye nayo, ikintu dukwiye gutoza abana bacu, yego, ni ukubabwira ko umuntu ari umuntu, ko twese twaremwe kimwe. Yego. Ko abazungu baturutse hanze ko aribo batubijemo amacakubiri. Yego. Tukabereka uburyo amoko yabanaga kera. Yego. Twamara kubibereka, abana bagakurana umuco mwiza. Yego. Nta wishisha undi. Yego. Nta munyarwanda wishisha undi. Yego. Tukubaka igihugu kizarangwa n'ubumwe, kitarimo amacakubiri, n'umutekano, kikabamo umutekano. Buriya hari ijambo nkunda ubuyobozi bwacu buza bukoresha, yego, budushishikariza gukunda igihugu.
iyo wakunze igihugu uba wakunze n'ukivukamo. yego, ntabwo wamugirira nabi kuko uba ukunze igihugu. yego, uriya ririya jambo bashyizeho rivuga ngo ndi umunyarwanda, iyo riza kuba ririho muri kuva muri 59 u Rwanda ruba ari amahoro. buri wese yumva ko ari umunyarwanda, atiyumva mu bwoko. ndi umunyarwanda. Yes, urakoze. Nagira ngo nibutse hajya ni pasiteri. Nitwa Pasiteri Nsengumuremyi Fabien. Pasiteri Nsengumuremyi Fabien, urakoze kutuganiriza, uranatwigishije. Ntago ari ukutuganiriza gusa. Hanyuma nagira ngo n'ubundi ukomeze rya jambo ryawe warimo utubwiriza, tugana no ku musozo kugira ngo tuze gusoza dusengera n'abantu babadukurikiye. Ijambo twatangiriyeho, yego, riratubwira kwihanganira ibitugerageza. yego, kwihanganira ibitugerageza, kuko nitumara kwemerwa Imana izaduha ikamba ry'ubugingo, iryo yasezeranyije abayikunda. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje. Gushimiye ko Data wera mbonye akanya ko kuvugira ku iyi TV. Wagize neza kubwo wampaye ijambo ryo kuvuga rijyanye no kwihangana, tukihanganira ibitugerageza muri iki gihe cya none, ukaduha kwihangana. Nuko rero ndakwinginze ngo ufashe Data wera abantu bababaye muri iki gihe cya none. Data ubahumurize, ubahe ihumure mu mitima yabo. Data wera, haleluya. Wigisha abanyarwanda ibintu bizongere kubaho, ahubwo twubaka ubumwe bw'abanyarwanda mu gihugu cyose. Ndakwinginze rero iri jambo mvuze rijyane, urishyire mu mitima ya buri wese. Uwiteka Imana rihumurize, maze Yesu wowe wenyine wikorera umurimo wawe Data wera, uko ushaka, uko ushima. Njyewe rero ntacyo maze, ahubwo wowe niwe ufite icyo umaze. Wowe umeze imbuto, niwe ufite icyo umaze. Ndakwingize rero bana natwe, byambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Reka dushimire buri muntu wese wadukurikiranye, umusanzu wawe wo kuduha subscribe. Imana iwuguhera umugisha, ndetse no gusharinga iki kiganiro cyacu kikagera kuri benshi, kuko ubutumwa dutanga buhembura imitima ya benshi. Dushimire na pasiteri twaguhamagaye, uratwitaba, kandi n'ubutaha nituguhamagara uzatwitabe. Hanyuma hari umuntu ushobora gukenera yuko wamusengera cyangwa se wamuganiriza, wamuha nimero yawe? Inomero yanjye ni 078, yego, 28, yego, 16, yego, 66, yego, 8, cyangwa 072, yego, 28, yego, 16, yego, 66, yego, 8. Murakoze. Yitwa Pasiteri Fabien, ni umupasiteri ukuze, uzi ijambo ry'Imana, uzi icyo agakiza kamaze. Reka tugende, tuzagaruka tunashishikariza abanyarwanda twese hamwe guhuriza ku mugozi umwe, tugatahiriza umugozi umwe, twiyubakira u Rwanda twifuza, ubundi ruzira intambara, ruzira amatiku. Murakoze, mugire ibihe byiza. Amen.